Irebe wowe ubwawe, abantu baraza abandi bakagenda. Nudakontorora imitekerereze yawe, hari undi uzayikontorora. Rimwe na rimwe ibizagushengura umutima birangira ari byo bitunganije icyerekezo cyawe. Kwigunga nicyo giciro wishyura iyo utangiye guteza imbere wowe ubwawe. Rekeraho kubwira abantu bose ibintu byose, kubera ko bamwe ntibakwitayeho, abandi mu buryo bw'ibanga bifuza kutsindwa. Gira umutima mwiza, ariko ntube igikoresho cy'abantu. Ni byiza kwanga uwo uri we kuruta gukunda uwo utari we. Ntukagereranye ubuzima bwawe n'ubw'abandi, kubera ko nta gitekerezo ufite cy'uburyo urugendo rwabo rwari rumeze. Nta n'umwe ugiye kumenya iby'ubuzima bwawe, izo ni inshingano zawe. Rimwe na rimwe uratsinda, ikindi gihe ukiga. Niba ntawo kugufasha uhari, byikorere ubwawe. Cunga umutungo wawe neza utajenjetse, amafaranga n'ingabo igukingira ibibazo byinshi. Ujye wiga kwikunda ku gihe cyawe, kubera ko abantu bamwe ntabwo bagikwiriye. Ibyo abantu bagutekerezaho ntabwo bikureba. Ntibishoboka ko ujya ku ntangiriro ngo uhahindure, ariko ushobora gutangirira aho ugeze ugahindura umusozo. Kuba wenyine biguha amahirwe yo kwihuza nawe ubwawe. Rimwe na rimwe uba ukeneye kurekeraho kubona icyiza ku bantu, ahubwo ukabona icyo bakwereka. Wikwigira mwiza cyane kurenza uko uri, ahubwo baho nk'uko umeze. Ubuzima ni bugufi cyane, reka kwangiza igihe. Mu gihe uvuga ukuri, ntabwo ukwiye kwibuka ibijyanye n'ubuzima. Abadafite umwete uhagije wo gufata risike, ntacyo bazarangiza gukora mu buzima. Ntukizere amagambo, ahubwo ujye wizera ibikorwa. Ikorere ibishoboka byose kugira ngo ube umukire. Ubuzima buroroha iyo hari amafaranga. Niba batakwishimiye, ntabwo bagukwiriye. Nta cyiza giturutse ku bandi, ibintu byose bikuzaho mu gihe cyabyo. Ihangane kandi wizere. Buri gihe sobanurira umuntu icyo ushaka kumusobanurira utamubeshye. Stress ni iy'igihe gito, ariko amasomo uyigamo ni ay'igihe cyose. Niba koko abantu bashaka kukumanura, ubwo nyine bari hasi yawe. Amafaranga ntabwo ari byose, ariko ashobora kugufasha gukemura ibibazo byinshi. Ubwenge bwose waba ufite, uko wagaragara neza kose, ntacyo uri cyo, ahubwo uri umwiyemezi. Ubumuntu ni buri kimwe. Ntukicuze kugira umutima mwiza. Ibyiza bizakugarukira kandi byikubye. Ntukumve ko wakosheje kuba wakoze ikintu cyiza cyane. Hitamo inshuti zawe neza kandi witonze. Uburyo bwihuse bwo kuba umuntu mwiza ni uko uba uzengurutswe n'abantu beza. Shaka amahoro yo mu mutima, ugerageze uko ushoboye kose, kandi wizere inzira binyuramo. Uko ukora cyane niko amahirwe yiyongera. Ujye ubabarira kandi wumve abandi, ariko ntukemere ko abantu bakugira ikigoryi. Ntukavuge ahari mu gihe ushaka kuvuga oya. Mu gihe abantu bakweretse ibyo bizera, kwiyubaha kwawe kugomba kuruta amarangamutima yawe. Wituma intsinzi ijya mu mutwe wawe, kandi wituma gutsindwa kujya mu mutima wawe. Uburyo bwiza bwo kwiyubaha ni ukwitoza ikinyabupfura. Niba ukunda gutanga, ugomba kwiga kugira imipaka yawe, kubera ko abakira bo nta mipaka bagira. Ntugatakaze umwanya wawe usobanurira abantu, wowe gusa umva icyo bashaka kumva. Biragora cyane gutegereza, ariko biragora kurushaho kwicuza. Igihe urakaye, ceceka. Ufite amahitamo atatu mu buzima. Ushobora kurebera ibiri kuba, ushobora gutuma ibintu biba, cyangwa kwibaza ibiri bube. Komeza ukomere nubwo ibintu biri kuzamba, komeza ukomere utitaye ku bari kugucira imanza. Ba uwo ugomba kuba we, ntabwo ugomba gutsinda buri mpaka baguteza. Emera kutemerwa. Wikwicuza, ahubwo kuramo amasomo. Ntugahangayike, ahubwo akira ibibaye. Ntukagire ibyo witega, ahubwo shima ibyo ufite. Ubuzima ni bugufi cyane, uko utuza niko utekereza neza. Uko utekereza neza niko ushishikara.
ba umuntu mwiza ariko witakaza umwanya wawe wo kubyemeza abantu. Wibwira inshuti zawe imigambi yawe, wishyira icyizere cyinshi mu nshuti zawe, ntutume abantu bamenya ibyo uri gukora kugeza ubirangije. Niba ushaka ko abantu bakwizera, ugomba kuba inyangamugayo. Umuntu wenyine witaye ku byiringiro n'inzozi zawe ni wowe, kandi umuntu wenyine ushobora gutuma biba ni wowe. Ntukite ku bikubabaza, ariko ntukibagirwe icyo byakwigishije. Kumenya abantu bisaba ingufu, ariko kwimenya bisaba imbaraga. N'abantu b'abahanga bazagira imipaka mu kugukontorora. Icyerekezo cyawe ni ingenzi kurusha umuvuduko wawe. Genzura intekerezo zawe, cyangwa intekerezo zawe zizakugenzure. Ntugafate ibyemezo by'iteka ugendeye ku marangamutima y'igihe gito. Kugira ngo ube indashyikirwa, nuko ukemura ibibazo bikomeye cyane. Mu gihe ukiri muzima, nta mbogamizi ihoraho. Nta kintu uziga mu buzima igihe cyose uzahora utekereza ko uri mukuri. Komeza wihangane, ibintu byiza cyane biza mu buryo butitezwe. Ntukicuze umunsi mu buzima. Iminsi myiza itanga ibyishimo, iminsi mibi itanga ubunararibonye, iminsi mibi cyane igatanga amasomo, iminsi myiza cyane igatanga urwibutso. Genda inzira zimwe na zimwe wenyine, kubera ko intego ari izawe wenyine. Umuryango waremye ni ingenzi cyane kurusha uwo waturutsemo. Mwakoze cyane gukurikira iyi video. Uri kuri channel ya Lightway. Jye wumva ndi Ishimwe Joseph. Ijambo ryagufashije cyane rinyandikire muri comment. Kora subscribe niba utarayikora kugira ngo ujye ubona izindi video nk'izi. Murakoze, dusubire ubutaha.